buri munsi wose ubyuka uri muzima, ni opportunity yindi uba uhawe, kubera ko hari impamvu ukiri mu buzima, hari umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Iyo ubayeho uhumirije, iyo ubayeho urangaye, ubura amahirwe yo kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana ifite ikintu gutuma uyu munsi ibuka kongera gufungura Bibiliya yawe urebemo. Rekana na ba bantu bakubwira ngo weekend yageze, ngo tugende se hehe, urabizi. Abo bantu ashaka kukwigisha guterwa isoni nabo ni abantu bakurikira ya Mana yabanye n'ababyeyi bawe, ya Mana yabanye nawe, ya Mana yabanye nawe since day one, n'uyu munsi ikaba ikiri kumwe nawe. Abo bantu batakujyana ku Mana, uyu munsi ubareke. Muraho neza, ikaze kuri Gospel TV Africa. Amazina yanjye ni Ari Boso. Tukaba tugiye kubana mu kiganiro cya Faith Unfiltered, aho tuganira ku ijambo ry'Imana nta filter. Usanzwe twifashisha umurongo uboneka mu Migani igice cya 8 umurongo wa 17, uvuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Uyu munsi nagira ngo tuze kuganira ku nkuru y'umugani w'umubibyi uboneka muri Mariko igice cya 4 kuva ku murongo wa 1. Haranditse ngo, Mariko igice cya 4 umurongo wa 1 handitse ngo, yongera kwigishiriza mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi cyane bateranira aho ari. Aricyo cyatumye yikira mu bwato bwari mu nyanja abwicaramo. Abantu bose bari mu kibaya cyayo abigishiriza byinshi mu migani. Akibigisha arababwira ati, nimwumve, umubibyi yasohoye imbuto. Akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa mu kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, ariko izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arararuka, araziniga ntizera imbuto. Izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera, zirakura zera imbuto, kandi imwe ibyara 30, kandi imwe ibyara 30, indi 60, indi 100, bityo bityo. Arababwira ati, ufite amatwi yumva niyumve yiherereye. Abari kumwe nawe nabo 12 bamusobanuza iby'uwo mugani. Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze byose babibwirirwa mu migani. Iyo ukomeje ku murongo wa 13 haranditse ngo, arababaza ati, mbese ko mutazi iby'uwo mugani, indi migani yose muzayimenya mute? Umubibyi n'ubiba ijambo ry'Imana. Izo mu nzira aho iryo jambo ribibwa, abo ni bo bamara kumva, uwo mwanya Satani akaza agakuramo iryo jambo ryabibwe muri bo. N'izibibwe ku kara nabo nuko, iyo bumvise iryo jambo uwo mwanya baryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo, bakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Abandi bagereranywa n'izibibwa mu mahwa, abo ni bo bumva iryo jambo, maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntiryere. Kandi abagereranywa na za zindi zabibwe mu butaka bwiza, abo ni bo bumva iryo jambo bakaryemera, nibo bera imbuto, umwe 30, undi 60, undi 100, bityo bityo. Ino nkuru y'umubibyi ikintu itwibutsa ni iki? Dukunda kugira igihe nabyita nka encounter n'Imana, cyangwa igihe umuntu abonaniramo n'Imana mu buryo butandukanye. Ukumva wafashijwe, wize ijambo rishyashya, wumvise inkuru nziza y'Imana ku buzima bwawe, ukumva ikintu gihindutse muri wowe. Ariko nyamara wataha wagera mu rugo, umusaruro ukabura. Cyangwa se ukumva ijambo ukiyemeza guhinduka, ariko bikarangiriraho. Uno mugani Yesu yaciye nk'uko yabivuze ati, habaho n'abantu batabyumva. Uyu munsi nagira ngo aricyo kintu tuza kurwanya, kutaba muri abo bantu. Kuba muri wa mubare muke ubyumva. Za mbuto zigwa ku butaka bwiza zikamera. Nicyo kintu dukeneye mu buzima, kuko iyo wumvise ijambo ry'Imana n'ubundi ntugire ikintu kindi ukora nyuma yacyo, ni nkaho ntacyo biba bimaze. Uba wabyumvise gusa, uba wumvise ibintu byiza, ariko kugira ikintu bikora kikakunanira.
rero ntabwo dukwiye kuba imbuto zigwa mu mahwa cyangwa kukara zikabura imizi yo gukura, ahubwo dukwiye kwiga kuba muri ba bantu bake bumva ijambo ry'Imana rigahinduka. Uyu munsi dukurikira inyigisho nyinshi kuri social medias, muri Bible, hehe, ahantu henshi uca habaho n'abahanuzi bahagarara no ku mihanda n'ahantu mu makoraniro y'abantu bakatwigisha ijambo ry'Imana. Hari ubwo wumva ijambo ry'Imana rikagenda nawe ubwawe ntusobanukirwe uburyo bugiyemo. Imana hano yavuze ngo Satani hari igihe aza akabigukuramo. Ni ukuvuga ngo kenshi kumva ijambo ry'Imana rigira akamaro bitewe n'aho urishize. Ijambo ry'Imana ryo ubwaryo ku giti cyaryo, mu mwimerere waryo, ryo nta kibazo rifite. Ijambo ry'Imana nta kintu kimwe kiburamo, nta kintu wakongeramo, nta n'ikintu wakuramo. Ryo rirahagaze, rirashinze. Ni umuzi ukenewe, ni imbuto ikenewe guterwa mu butaka bwiza. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere banza usukure umubiri wawe, mbere na mbere banza usukure ubuzima bwawe. Hantu utumira Yesu ntabwo aba mu mwijima. Yesu abana n'urumuri, kuko Yesu nawe ubwe ni urumuri. Uyu museseka mu mwijima, iga kwikoraho ubuzima bwawe, iga kwirebaho mu buzima bwawe, utunganye aho umwami azicara naza mu buzima bwawe. Kuko rya jambo ry'Imana iyo urishize ahantu hadanangiye ntabwo ribasha kuhaguma, ryo rirwana no gusohoka risubira mu rumuri. Ni ukuvuga ngo ni cya gihe waryumvise rikinjira ariko ukumva ntirifashe, riba ryabuze aho rifata. Imana iragusaba uyu munsi wongere urebe mu buzima bwawe, ureke ingeso mbi zose, ureke inzira z'ibyaha, kubera ko igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Niba wifuza kugira ubuzima nyabuzima, kandi ubuzima buvamo ubuzima buhoraho, inzira ni imwe gusa, ni kuri Yesu. Reka inzira zawe, niba unacumuzwa wenda no kuvuga ati hari abantu bakugiriye nabi nawe ugiye kuba umuntu mubi, iga kubabarira. Imana itegeka kubabarira. Ikintu cyose kiboshye cyangwa cyanduza umubiri wawe ukireke. Ureke ibiyobyabwenge, ureke ibyaha byose ubihunge, uhore mu nzira yirukanka ihunga ibyaha igana kuri Yesu. Utitaye ku mbaraga zawe, utitaye ku bushobozi bwawe, ukore uko ushoboye kose ugerageze kwisukura no gutunganya ubuzima bwawe, kuko umwami ntabwo azaza yicarane n'ibintu birimo umwanda mu buzima bwawe. Imana ikeneye ubutaka bwiza bwo guteramo imbuto. Imana ishaka kuguha imbuto nziza mu buzima bwawe, ariko izayitera he? Izayitera mu mahwa? Izayitera mu mutima wawe ushaririye utababarira? Izayitera mu mutima wawe ugomwa? Ese izayitera mu buzima bwawe wirirwa uri hayi, wirirwa wasinze, wirirwa wanywa ibiyobyabwenge? Ese izayitera mu buzima bwawe wirirwa wasambanye, wirirwa mu byaha? Ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana ibana n'ibyaha. Uyu munsi wikoreho, wisukure, usabe Yesu akogesha amaraso ye, aguhereze Mwuka Wera akuyobore. Ese ugendana na Mwuka Wera? Mwuka Wera uramusaba. Mwuka Wera ni Imana ituruka ku Mana. Nubyuka ujye ubwira Imana ati urakoze kunsubiza mu buzima, ariko nanone wibuke kubwira Imana ibane nawe uwo munsi, kandi guhe icyerekezo uri bugenderemo uwo munsi, kubera ko buri munsi wose ubyuka uri muzima ni opportunity yindi uba uhawe, kubera ko hari impamvu ukiri mu buzima, hari umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Iyo ubayeho uhumirije, iyo ubayeho urangaye, ubura amahirwe yo kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Akenshi ukaba wava mu buzima cyangwa mu mubiri utabashije kumenya impamvu wakomezaga kubona amahirwe yo kubyuka buri munsi. Niba ubyutse buri munsi, ejo warayicumuye, wikemera ko uwo munsi ukomereza ku bicumuro byawe. Niba warakoze icyaha ukibyuka ukabyibuka, ihane. Ntukajye no kuryama ngo usoze umunsi wawe utihane. Nujya kuryama ujye wibuka kubwira Imana, ushyire ubuzima bwawe mu maboko yawe, kuko iyo uryamye ntabwo uba uzi niba uri bubyuke. Ubwire Imana ati Mana, ubuzima bwanjye mbushyize mu maboko yawe. Mana, umbabarire uyu munsi aho nitwaye nabi, aho nacumuye. Mana, ndi umunyantege nkeya, nkosora, unyereke inzira iboneye, kandi unyigishe kuyigendamo, umfate ukuboko. Nubyuka ushima Imana ko yongeye kuguha andi mahirwe yo gukosora ibyo wasize bidakosotse. Ushima Imana ko yaguhaye amahirwe yo kongera
kwihana, kuko aka kanya hari umuntu utabasha kwihana. Inkuru twabonye ubushize ya Lazaro na wa muntu w'umukire wapfuye akajya ikuzimu, iyo abasha kongezwa indi minota mike cyane n'itanu, yari kuba ikintu cya mbere gukora yari kwihana akanagira inama bene wabo. Aburahamu yaramubwiye ngo bafite abahanuzi ba Mose, bafite bande bazabumvire. Ni ukuvuga ngo aka kanya ukiri muzima, aka kanya uri kubasha kumva ijambo ry'Imana hirya no hino impande zawe, ni ubuntu bw'Imana bukikukangurira kubaho mu nzira iboneye, bukikwibutsa gukurikira Imana buri munsi. Wikurikira imigambi ya Sekibi, kuko Sekibi ni umushukanyi. The devil is a liar. Amahirwe ufite yo kubyuka uyu munsi uri muzima, ukabona ukiri mu buzima, ni ukugira ngo ubashe kubaho ubuzima Imana yaguteguriye kuba hano ku isi. Imana ishaka kugenda mu murongo mwiza wayo. Fatirana ayo mahirwe y'uko wabyutse uyu munsi ukurikira Imana. Fatirana ayo mahirwe y'uko ugihumeka aka kanya ukoreshe mu murimo w'Imana. Sinkubwiye ngo genda uririmbire Imana cyangwa genda ube umukozi w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana izagutuma ayishaka, ariko gira umuhate cyangwa ubushake bwo kubaza Imana ati unshaka hehe. Icyo gihe nubaza Imana ushobora kwibaza mu isengesho, ariko nunatega amatwi ijambo ryayo, nugira umwanya wo gusoma ijambo ryayo, uzamenya icyo Imana igushaka, kuko irabivuga kenshi mu ijambo ry'Imana. Imana ifite ikintu gutuma uyu munsi ibuka kongera gufungura Bibiliya yawe urebemo. Hari ibitabo bindi usoma birimo inkuru zitandukanye, ariko Bibiliya iyo ugiye kuyisoma ucika intege. Bibiliya iyo ugiye kuyisoma ibitotsi biragufata. Senga uwo mwuka ukubuza kwegera Imana nawe ukuveho, kuko ntago bisanzwe, ntago ari ikintu cyoroshye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banjye barashize bazira kutamenya. Ni gute usoma ibindi bitabo, ugasoma ibitabo byakora bibliothèque wowe ku giti cyawe, ugasoma ibitabo bigera no mu 100, ariko Bibiliya ukaba utabasha gusoma ibitabo 2, ukaba utabasha gusoma chapitre 2 z'umwanditsi umwe. Harimo ikibazo kuko Bibiliya ntago boring that much. Bibiliya ni inzira Imana yadushiriyeho yo kumva ijambo ryayo. Ni inzira cyangwa ikiraro kitwambutsa bwa buzima bukomeye hano mu isi ducamo. Fata akanya usome Bibiliya, fata akanya wongere ujye imbere y'Imana usenge. Ngo ntago nzi gusenga, ngo ngiye ngo iyo nsenze ngo mba numva wapi sengesho ridafatika, ngo nkunda gustrugglinga, sinzi ukuntu nasenga, ese ni gute nasenga. Icyo kibazo ushobora kuba ukibaza aka kanya, ushobora kuba witekerezaho kumva ntago uri wa muntu wavuga ngo prayer warrior usenga. Ntacyo bisaba kindi. Hari isengesho Yesu yatwigishije ari hano ku isi, warisenga. Hakajyaho no kuvuga ko Imana yaratubwiye ngo turi abana bayo. Ese papa wawe uje kumusaba cyangwa mama wawe wamusaba ute? Wamuvugisha ute? Iyo protokole y'umubyeyi n'umwana niyo wakwiye gukoresha. Ukaza imbere y'Imana ukayibwira ibintu ukuntu bibona. Nukaza imbere y'Imana uje no kuvuga ibyifuzo gusa. Sometimes ujye unayibaza. Wibwira ati Imana ndashaka kugukurikira, ariko ntabwo nzi aho unyura. Nyereka, merehe, cehehe. Imana yaravuze ngo ko twe turi babi twaba tuzi guha abana bacu ibyiza, iyo ntabwo izarushaho guhereza Mwuka Wera aba bamusaba. Imana niyo itanga byiza. Imana niyo ifite stock irimo bya bintu byinshi twifuza. Imana ni nyir'ubushobozi, ishobora byose, nta kintu na kimwe itaguhereza. Ariko yaravuze ngo tubanze dushake ubwami bwayo no gukiranuka kwayo. Ni gute rero? Nk'uko tubivuga mu Migani igice cya 8:17 buri gihe ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Iga gukunda Imana, ubyishakemo. Nubyuka ukumva nta mwanya ufite wo guhereza Imana, wumve ko ari ikibazo gikomeye mu buzima bwawe, ubihatirize. Iminota ntibisaba isaha, ntibisaba umunsi wose, ntibisaba isaha, ntibisaba n'iminota 30, n'iminota 5 wasenga. N'umunota umwe wabwira Imana ikikuri ku mutima. Ariko hereza Imana umwanya mu buzima bwawe. Saba Imana igendane nawe mu buzima bwawe. Gerageza imigambi yawe, yereka ibikorwa byawe, yereka umuryango wawe, yereka ibintu byose ushaka kwibamo ikagendana nawe.
Imana izakwereka ko ari Imana kandi ishobora byose. Imana yaravuze ngo nibanabaza nzabatabara. Tabaza Imana. Imana yaravuze ngo idufiteho imigambi myiza. Bwira Imana yihutisha imigambi yayo ku buzima bwawe. Bwira Imana ikwereka imigambi yayo. Ariko byose bitangirira he? Ngo nkunda abankunda. Banza nawe wige gukunda Imana. Uyikunda kuko udafite amahitamo. Ntukaze imbere y'Imana gusa kubera ko wabuze aho ujya. Nibyo, nubura naho ujya nabwo uzazi. Imana ni nziza, igira impuhwe, igira urukundo, iragukunda, biranayishimisha. Niba wibuka inkuru y'umwana w'ikirara, nuyigarukira irishima pe. Ariko what if it's too late? Hari igihe uzatinda ahantu ugasanga igihe cyararenze. Rero witinda, fata uyu munsi. Nukuvuga ngo abanshakana umwete bazambona. Shiramo umwete wawe uvuga ati regardless y'ibintu ndi gucamo, ibi n'ibi sindi kubona neza imbere. Hari ibintu byinshi nabasha gusobanukirwa mu buzima bwanjye, ariko Mana ndabizi ko mufiteho umugambi mwiza. Uze uyishakishanye imbaraga. Fungure Bibiliya uyishakemo, ujye kuri YouTube umva ibiganiro bitandukanye uyishakemo, TikTok uyishakemo, Instagram uyishakemo. Nk'uko ushakisha ibintu by'isi ahantu hose, shiramo imbaraga. Ibyo utumva usobanuza abantu bagukikiye. Nucunga mu buzima bwawe uzasanga Imana hari abantu yagushyize uruhande rwawe bagufasha muri urwo rugendo. Nabo biyegereze. Hindura sako yawe inshuti. Sinkubwiye ngo tandukana n'abantu bawe bose, ariko gerageza kuganisha sako yawe aho ugana. Niba atari hiri kujya, niba itagana ku Mana, yihunge kuko ifite ahandi ijya kandi habi. Ugire inshuti zikwibutsa gusenga, no mu gihe nawe utabasha gusenga bazagusengera. Uzi inkuru yo muri Bibiliya y'umuntu wakijijwe no kuba yaragize inshuti nziza? Muri Bibiliya harimo inkuru y'umuntu Yesu ubwo yari arimo arigisha abantu, agace yari arimo abantu be bashungereye cyane ku byo no kwinjira ku muryango w'inzu byari bigoye kandi yari arimo imbere. Izo nshuti z'uwo muntu zumvise ko yaje muri ako gace, ziramufata zimushira mu ngobyi, zizamuka hejuru ku gisenge, zimumanuriramo imbere kugira agere kuri Yesu. Uri kumva inshuti nziza? Ni ukuvuga ngo uwakijijwe uwe ku giti cye ni ukwe, ariko izo nshuti ze ukwizera kwazo n'umuhate byatumye inshuti yabo ikizwa. Aka kanya nibo bantu ukeneye mu buzima. Ba bantu bakubona uhangayitse bagahangayika. Ba bantu babona uri mu nzira zitari izo bakakubwira ngo oya, aha siho ugana, uyu si wowe. Rekana na ba bantu bakubwira ngo weekend yageze, ngo tugende se urabizi. Cyangwa bakubwira ati umuntu utagira gutya na gutya, udakora icyaha iki n'iki ntabwo aba ajyanye n'igihe tugezemo. Urashaka kwigira nka bari abantu? Abo bantu ashaka kukwigisha guterwa isoni nabo ni abantu bakurikira ya Mana yabanye n'ababyeyi bawe, ya Mana yabanye nawe since day one, n'uyu munsi ikaba ikiri kumwe nawe. Ugomba kumenya icyo ushaka mu buzima, ukamenya n'uburyo ugiharaniramo. Abo bantu batakujyana ku Mana, uyu munsi ubareke. Utegure ikibuga cyawe, utegure ubutaka bwiza Imana izateramo imbuto nziza, ikamera, ikera n'izindi mbuto. Bavuze ngo 30, ikindi 100, bityo. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Reka dusenge, dusabe Imana ko ituyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi itwigisha kubaho mu nzira iboneye Imana idushakamo. Kubera ko twebwe ntitwabyishoboza. Twe turi abantu b'abanyantege nke kandi tuzengurutswe n'imitego myinshi y'umwanzi, tuzengurutswe n'ibirangaza byinshi. Ntabwo twe twabyishoboza, ariko hamwe n'Imana imbere ni heza. Ibintu byose birashoboka ko byajya mu buryo Imana idufashije. Dusenge. Mana nziza, Mana ishobora byose, turagushima kuri Imana nziza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro hose. Ubushake bwawe Mana buze hano ku isi. Mana ntihagire ikintu kimwe kidukumira kuza tugusanga. Reba imitego y'umwanzi, reba ibirangaza byose mu buzima ubirandure Mana. Reba ibitunaniza, reba ibidukura kuri wowe Mana, usenye izo nkuta Mana. Buri munsi udufata akaboko, udutwikiriza amaraso yawe
Yesu, amaraso yawe aturinde, aduhanagureho ibyaha, utubabarire ibicumuro byacu Mana. Amaraso yawe adutwikire kandi umwuka wawe atubere urumuri rutumurikira, aze atuyobore mu nzira ikugana. Mana, twifuje guhinduka ubutaka bwiza ushyiramo imbuto yawe ikamera Mana uyu munsi. Mana, ubidufashemo kuko tutabyishoboza tutagufite. Waravuze ngo ukijije arakizwa. Mana, dukize. Waravuze ngo uzagutabaza uzamutabara. Mana, dutabare. Ngwino tugende imbere nk'ubwoko bwawe Mana, utwereke inzira iboneye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.